umukazana rero na nyirabukwe ni abantu baba bakwiye kubana neza, nyamara bikunze kuvugwa ko nyine usanga ababana neza ari ababarirwa ku ntoki, kandi ugasanga rimwe na rimwe ibintu bapfa biba ari ibintu bidashinga bidafatika, ari utuntu tw'amafuti turi aho ngaho. Hari ubwo rero umukazana ari buba mubi cyangwa se na nyirabukwe akaba mubi, ku mpande zombi byose birashoboka. Mu rwego rwo kwirinda impamvu yaturuka ku mukazana cyangwa se ku mukwe, hari amagambo baba bagomba kwirinda kubwira ba nyirabukwe kugira ngo babashe kubana neza, kugira ngo urugo rwabo rugendwe, bubake neza kandi bibashe kugenda neza cyane. Ushaka kwibaza ati se ayo magambo ni ayahe ngomba kwirinda kubwira mabukwe? Ufite uburenganzira bwo kuza hano igihe cyose ushakiye. Ibyo bintu ntabwo ugomba kubibwira nyokobukwe. Hari ubwo wenda umuntu yavuga atya afite intego yo kubwira nyirabukwe ko wenda mwishimiye kandi ko yifuza ko wenda azagaruka kubasura, ariko nyine kubera ko ahanini abantu baba bavuga amagambo bikandagira, utinya ko nyine wakotora cyangwa se wamukomeretsa cyangwa se wavuga ibidakwiye igihe uri kuvugana na nyokobukwe, ugasanga we nyine umuhaye uburenganzira burenze ubwo agomba, ugasanga uvuze ikintu uzicuza kubera ko umwemereye ibintu ubizi neza ko nawe bigoye. Aho kugira ngo rero umubwire gutya, umubwire ngo ufite uburenganzira bwo kuza hano igihe cyose ushakiye, aho kugira ngo umubwire ayo magambo, ugomba kumubwira iti wenda uti tubahaye ikaze n'ubutaha uzaduhamagare wumve ko duhari, utazaza ukatubura, kugira ngo nyine atumva ko igihe cyose ashakiye icyo ari cyo cyose yaza, kandi wenda bishobora no kukubangamira. Ushaka kumubwira ati ni karibu rwose n'ubutaha nta kibazo, mwaza mu rugo ariko mukabanza mukaduhamagara kugira ngo mutazahagera mukatubura mugasanga muzi umuntu bakira. N'andi magambo yishimira ko nyine umwereka ko wishimiye ko yazagaruka kubasura, ariko ukamuha n'umurongo azajya agenderaho igihe ashatse kuza kubasura, kandi ukabikora mu kinyabupfura. Umubwira ati rwose ni karibu n'ubutaha muzaduhamagare mwumve ko duhari muze mudusure. Sesa ni amagambo meza uvuze mu kinyabupfura, wenda yari yabasuye cyangwa se murahuye iki, ukamubwira ati rwose ni karibu mu rugo muzatuvugishe mwumva niba duhari munyaruke mudusure turabakumbuye, ibintu nk'ibyo. Cyangwa se n'ubutaha nimushaka kugaruka ni karibu rwose muzatubaze niba duhari ubundi muze mudusure. Urumva icyo gihe arumva ko muhaye karibu yo kuza mu rugo rwawe, ariko azabanza ahamagare amenye niba muhari. Bimubwiye mu kinyabupfura, ntabwo azaza gutunguye, azaza ubizi. Ikindi rero ugomba kwirinda kumubwira ngo ugomba kugira inama umuhungu wawe, cyangwa se wenda uri umukwe uramubwira ati ugomba kugira inama umukobwa wawe. Ibyo bintu ntabwo ugomba kubibwira nyokobukwe. Iyo ubwiye nyokobukwe ko agomba kugira inama umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, uba umeze nk'aho umushyizeho amakosa ko yareze nabi, mbese ko amakosa akora ayafitemo uruhare, ko amakosa uwo mwashakanye ari gukora umubyeyi we uyafitemo uruhare. Jya umenya rero ko uko byagenda kose nyokobukwe atabura kujya ku ruhande rw'umuhungu we cyangwa se rw'umukobwa we. Niba rero ushaka ko wenda agira inama umuhungu we cyangwa umukobwa we, cyangwa se abagira inama, wagenda usa nk'aho ari wowe ugisha inama y'uko wakwitwara, aho kumutegeka kugira inama umwana we. Ukamubwira ati se bimeze nka gutya, ukavuga wenda ikibazo mufite, ushaka kukivuga nk'aho ari urugero, nk'umukobwa aje kugisha inama akubwira gutya, wamubwira iki? Cyangwa se wabona mwisanzuye wumva nta kibazo, icyo kibazo agomba kukimenya ukakimubwira, ukamubwira ati se ko bimeze gutya n'umuhungu wawe cyangwa se n'umukobwa wawe gutya, mbyitwaremo gute kugira ngo bigende neza. Ugasa nkaho umugisha inama, hari igihe ahita akubwira ngo ndaza kuvugisha umuhungu wanjye cyangwa ndaza kumugisha umukobwa wanjye, uko ntabwo ariko namureze, ibyo bintu ntabwo ariko bimeze. Ariko ntabwo wagiye umubwira ngo ugire inama umuhungu wawe cyangwa se umukobwa wawe, ntabwo wagiye umwumvisha ko nyine atareze neza, ahubwo wagiye umubwira ese mama ko dufite ikibazo kimeze gutya na gutya, bitewe n'uko mubanye, ukamubwira wangira inama ko nabyitwaramo gute. Hanyuma akahita yumva wenda ikibazo kiri ku muhungu we cyangwa se ku mukobwa we, akahita akubwira ati mwana wa reka nze kuvugisha umwana wanjye numva uko byagenze, ntabwo ari uko namureze, cyangwa se nze kumubwira uko abigenza gutyo. Urumva arakora cya kintu wifuzaga ko agira inama umuhungu we cyangwa umukobwa we, wifuzaga ko ahana umuhungu we cyangwa umukobwa we, ariko bimubwiye mu buryo buratuma we yibwiriza kubikora atari wowe ubimusabye. Ahangaha ntabwo azababara. Ariko numubwira tujye uhana umukobwa wawe cyangwa ujye uhana umuhungu wawe, ujye umugira inama, azumva ko unenze uburyo yareze cyangwa se uri kumushyiraho amakosa ko yareze nabi. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwitwararikaho. Ikindi kintu ugomba kwirinda, jya umenya ko
hari ukuntu umubwira uti jya umenya ko ari abana banjye ntabwo ari abawe, wenda arakubwiye ati abuzukuru se bazaje kunsura iki, cyangwa se hari ibyo ari kubakorera, hari ubwo nyine nyoko bukwe mutumvikana ku buryo ureramo abana bawe, akawenda ashaka kubigenza nk'uko yabigenzaga kube cyangwa se uko yabikoraga kera, ugasanga biguteye uburakari, ugasanga ntabwo byishimiye, ko ntabwo wifuza ko abana bawe bakura muri ubwo buryo. Si byiza rero guhita umubwira ko ari abana bawe, ko ari wowe ubafiteho uburenganzira bwose, kubera ko nawe ibyo akubwira biterwa n'urukundo aba afitiye abuzukuru be, nta rwango ruba ruhari, ahubwo ushaka ubundi buryo bwiza ubimubwiramo. Ushaka kumubwira uti ntabwo ari ukugusuzugura kuba tubikora gutya, ahubwo niko njye n'umugabo wanjye twumvikanye ko tuzajya turera abana bacu. Ashaka kuza akababwira ati ariko ibintu mukorera abana ni ibiki, bundi ko twe twabigiraga gutya na gutya, ibiki n'ibiki. Ushaka kumubwira mu kinyabupfura rwose ati rwose mama ntabwo ari ukukubahuka, nuko ahubwo njye n'umugabo wanjye twumvikanye ko ari uku tuzajya turera abana bacu. Urumva icyo gihe ntago yahita avuga ngo hoya ibiki n'ibiki ko mubarera nabi, byasaba ko mwicara mwese kugira ngo abumvishe uburyo wenda mubarera nabi, namwe mukamumvisha uburyo ari ubwo buryo mwahisemo kumurera. Ariko utamubwiye nabi, utese utwarwa n'uburakari ngo umubwire ngo wibuke ko abana ari abanjye ngomba kubarera uko nshaka, nawe babe babareze uko ushaka. Ari ukuntu ugira uburakari ugasanga nyine uvuze ibintu bitari ngombwa, kandi hari uburyo bwiza bari kubivugamo kugira ngo atabifata nabi, kugira ngo wirinde kwagushwana na nyoko bukwe no kugirana utundi tubazo. Ikindi rero ugomba kwirinda, hari ukuntu usanga umunebwe nyirabukwe ati nta bufasha bwawe nkeneye mu rugo rwanjye, wenda hari ibyo ashaka kubafasha. Hari ubwo nyine wenda nyoko bukwe aba yumva ko hari ubufasha yabaha mu rugo rwanyu, urugero wenda niba yibera nko mu cyaro akakohereza ibiribwa wenda mutajya munarya, wimubwira ko wenda utabikeneye kubera ko we aba yabikoze yumva ko hari ubufasha aha abana be. Nicyo kimwe no mu gihe wenda afashe umwanya wo kukugurira wenda cyangwa se ikintu runaka, cyangwa se kukugira inama, akakubwira ibyo umwana we akunda, ibyo we yakoreraga umugabo we, jya umwakira neza, umureke nyine abikubwire, nubwo uba wumva nyine utabikurikiza, ariko umutega amatwi. Binatuma mwiganirira, ukamubazaho n'utubazo tw'amatsiko. Yego ntabwo ukeneye kubikoresha, ariko we nibyo yumva yakubwira, muha umwanya rwose abikubwira, umutega amatwi, ariko ntumubwire ngo njye ntabwo ibyo ngibyo nabikora, ibyo ngibyo ni ibya ntago reka ngo wumve ko wabiciye amazi. Oya, mutega amatwi, ujye namubaza tubuze icyo gihe ibyo bintu gutya na gutya, ese ubwo byagendaga gute, nyine ku buryo ikiganiro cyanyu kizi tumwatiriwe twebwe muri iyi minsi wenda tubigenza gutya, wenda kubwiye ati reka mwana we ibi nibi, umwumve, ariko ntumubwire ko udakeneye izo nama ze, cyangwa se udakeneye ubwo bufasha bwe, cyangwa se n'ibindi. Ubyakire nyine, witurize, bizarushaho kumushimisha. Hanyuma ikindi utagomba kumubwira, naryo ni ikosa abantu benshi bajya bakunda kugwamo, kubwira nyoko bukwe ko mwabuze umwanya wo kujya kumusura. Uti rwose twabuze umwanya wo kuza kugusura. Oya, ntabwo ugomba kubwira nyoko bukwe gutyo. Birashoboka ko wenda mwabuze umwanya wo kujya gusura nyoko bukwe, ariko nanone si byiza kubivuga muri ubu buryo, kubera ko we yumva nyine nta mwanya mwamubonera, nta mwanya mukimufitiye, nta gaciro mukimuha. Ibintu nk'ibyo ntabwo nyine abyakira mu buryo bwiza. Hari uburyo ushaka kumubwiramo ucishije make, uciye bugufi, ukamubwira ati twifuzaga kubasura, wenda turabishaka rwose, twifuzaga kubasura, nubwo umwanya kuwubona bitoroshye, ariko turi gushyiramo ingufu ngo umwanya uboneke rwose, turaza kubikoraho vuba, turaza kureba uburyo twabasura, nubwo wenda akazi katoroshye, ariko tuzagerageza rwose turebe ko twakugeraho. Urumva icyo gihe ntumuhaye itariki, date iri precise ngo uvuge ngo tuzaza kugusura wenda mu kwezi uku cyangwa mu gihe iki n'iki, ariko umwijeje ko byibura mu mutekerezaho muzajya kumusura. Ntabwo ari kimwe no kumubwira ngo twabuze umwanya, mu by'ukuri umwanya mwarawubuze, ariko wimubwira ko mwabuze umwanya kugira ngo atumva ko aza muri priorite y'ibintu by'inyuma, mutamwitaho, mbese mu byo mubonera umwanya watarimo. Ahubwo mubwira uti turifuza rwose kuza kubasura, nubwo umwanya kubona bitoroshye, ariko tugiye kugerageza, turi gushyiramo imbaraga ngo turebe ko twakubonera rwose uburyo twakugeraho kandi vuba. Urumva icyo gihe nyine bituma yumva ko mufite akazi kenshi, ariko muri kumutekerezaho. Ikindi rero cya nyuma nasorezaho ugomba kwirinda mu gihe uri kuvugana na nyoko bukwe, kumubwira ko utamwisanzuraho nk'uko wisanzura ku muryango wawe. Ntabwo ari ikintu cyiza. Hari ukuntu akubaza ariko kutajya umvugisha, ariko ko nibi wenda nkunda kubona ukunda kujya gusura iwanyu, ariko ngewe ukaba utangeraho cyangwa utagira gute. Nkambwira ati rega ntabwo mbisanzuraho nk'uko nisanzura ku muryango wanjye. Uramenye rwose ibyo bintu ntuzabivuge. Iyo ubwiye nyoko bukwe ko umuryango wawe ari wo wiyumvamo, bitangira kuba guhangana hagati y'umuryango ukomokamo
n'uwo washatsemo. Ntabwo rero ari byiza, ugomba kugerageza nyine. Yakubwira ati se kutampamagara ibiki n'ibiki, kandi wenda buriya uhora uvugana niwe, yakubwira se kugira ngo se bomeruka kubavugisha. Yewe nanjye mba nihugiye ariko ngiye kwikosora, ngiye gushaka uburyo rwose najya nkuvugisha, nawe ujya unyuzamo umvugisha unyibutse. Hari ukuntu nyine usa nk'umuryoshya ku buryo yumva ko umutekerezaho. Mu gihe rero ushaka imibanire yawe na nyokobukwe kiba myiza, ugomba kwitondera amagambo ukoresha muganira. Abantu bakuru buriya amagambo barayasesengura cyane rwose. Ugomba kugerageza ukitwararika mu buryo uvuga, mu byo witwaramo. Niba akubwiye wenda ndashaka ibi, niba uzi ko utabimubonera ukamubwira ati yewe nanjye mfite utubazo muri iyi minsi. Hari ukuntu wenda umukecuru ashaka kugusaba wenda nk'amafaranga nk'ibihumbi 20, ukumva we wamubonera 5, ukumva utayamuha wenda kubera ko ntayifite cyangwa se ufite ibibazo, kugira ngo umwumvishe ko wenda mu rugo rw'iwanyu hakennye n'iki cyangwa hari ibibazo. Hari uburyo ushaka kumubwira mukamubwira ati yewe muri iyi minsi se ko mfite utuntu twinshi, reka nze nkurebere ko nakubonera makeya. Nandi umuntu azajya agenda ashakisha buhoro buhoro, nawe ureba wenda ukamwereza 5, yaragusabye ibihumbi 20, ariko utamubwiye ariko amafaranga yose. Hari abantu bahita nyirabukwe nahita ko amafaranga yose muyamaze iki, ubushize ntago twakoherereje ibi, ntago twagukoreye ibi. Urumva icyo gihe abyakira nabi. Ariko hari uburyo uhita umubwira neza, ku buryo nyine umuha yandi wari wagennye kumuha makeya, kandi akayafata yishimye, yumva yizeye ko nyine koko na yandi azagenda yabona ibihe n'ibigenda bimera neza. Mujye mugerageza rero nujya kuganira na nyokobukwe, yaba uri umugabo yaba uri umugore, ba nyokobukwe bose ari bo bose, umenye ibyo muvugana, umenye uburyo muganira, musubize mu kinyabupfura cyiza. Ntumuhakanire biri ako kanya ngo uhite umubwira nk'uko wabwira undi muntu w'inshuti yawe biri aho, ahubwo ushaka uburyo umuhakanira mu kinyabupfura neza, kugira ngo umubano wanyu ukomeze usigasirwe ugende neza. Nibyo ngibyo nababwira rero, kandi nizere ko mubyumvise muzanabikurikiza.